Jackie murabizi yajyaga yirirwa yirahira umuhanda, ariko isaha yo gukizwa igeze nguyu mu rusengero arimo avuga imirimo n'ibitangaza, umwuka wera mukozeho amarira, haleluya, aratemba. DJ Brian ejo bundi arimo yihana ati ngewe icyacumi numvaga ntakwiriye kugihereza umushumba, ariko nawe afunga imigisha ye. Yongeye kumva ko Imana ikora naho ibyamukomerekeje byarangiye, naho byaba bigihari. Nubwo uyu mwaka urangiye utarambaye imyambaro ihenze cyane, ariko muri bwa busa Yesu yaraguhishe. Nishimwe ukwiriye gushima Imana. Imana yambwiye ngo mbibutse kongera. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Imana ibampera umugisha kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndanezerewe, by'umwihariko nezerewe Imana ko mubo yagiriye icyizere ngo tubone nanone umwaka wa 2025 ko harimo ngewe nawe. Reka dutangire n'isengesho dushimira Imana yo yabanye natwe mu bihe byari bitoroshye, mu bihe byari bigoye twanyuzemo. Mana data wa twese, uwera wa Isiraheli, nta yindi Mana ivuga ngo bibe cyangwa itegeke ngo bibe. Tugushimiye imirimo ihambaye, tugushimiye imbaraga waturindishije, tugushimiye ubutwari n'ubuhanga budasanzwe wakoresheje kugira ngo utwambutse uriya mwaka. Mana urakoze ko wabanye natwe, urakoze no ku cyizere utugiriye uyu mwanya ngo twongere tuboneke imbere y'izi ndorerwamo. Icyubahiro ni cyawe, komeza uganze mu mitima yacu, kandi uyu mwaka turawukuragije, kuko ku bwacu ntitwabyishoboza, ku bwacu ntitwabishobora, ariko twizeye ineza n'urukundo rwawe ko bizabana natwe uhereye muri iri tangiriro ndetse ukageza mu kwezi kwa 12. Nabwo tuzongera dufata umwanya dushima izina ryawe. Urakoze kuri byose, kandi urakoze kuri umwami, urakoze kuri igitangaza. Ubere maso umurimo wawe n'abagukunda. Tugushimiye byose mu izina ryawe Yesu, amen, amen. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza, kandi ngarutse kukubwira ko Imana igukunda. Ngarutse kukubwira ko Imana ikwishimira, kandi mu rukundo Imana igukunda nirwo rwatumije ikurenza, igukiza, ikugeza na bugingo n'ubu. Imana ishimwe cyane. Nasomye ijambo ry'Imana Yesaya 50 ku murongo waho wa 7 ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma izankiza umwaka w'amakuba, nicyo gituma izankura mu rugamba mu ntambara. Ntibyari byoroshye 2024 Yesu ngo atembye iyo mivo yose akurinde, Yesu agucishe mu muriro akurinde, Yesu agucishe mu bupangayi utambuke, na bugingo n'ubu kibona yo kwishyura bayeri. Nishimwe rikomeye kuba utarabuza yo kwishyura landlord, nishimwe rikomeye kuba utaraburaye ngo isi kubone, abanzi bawe baguseke, nishimwe rikomeye. Haleluya. Nubwo uyu mwaka urangiye utabonye inzu yawe, ariko byibuze landlord utwe buri kwezi aratubona. Nubwo uyu mwaka urangiye utarambaye imyambaro ihenze cyane, ariko muri bwa busa Yesu yaraguhishe. Nishimwe ukwiriye gushima Imana. Imana yambwiye ngo mbibutse kongera guhaguruka. Abo twatangiranye umwaka ushije, muzi kiraka twari dufite ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatatu. Cyari kiraka cyo gusenga tubwira Imana ati twewe ntacyo dushoboye, ariko Uwiteka tukwikoreje uyu mwaka, tukwikoreje urugendo rwacu, tukwikoreje ubuzima bwacu. Mana uzaturinde guseba, Mana uzaturinde kwandagara, Mana uzaturinde kuburara, Mana uzaturinde kwambara ubusa, Mana uzaturindire mu buntu bwawe, uzaturindisha ijambo ryawe, uzadutwikiza amaraso yawe, uzadutwikize, haleluya, urukundo rwawe, uzatuyoboza umwuka wawe wera, kugira ngo tuzabeho nk'abahamya, tuguhamye mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye ko Yesu ari wewe muganura w'abazutse bose. Izina ryawe rishimwe Mana. Rero nicyo gikorwa tugarutsemo. Nukuri ndabizi hari benshi bagize intege nke, bagwa mu byaha bitandukanye,
bitandukanye. Uyu mwanya Satani afite ishimwe kuri mwe, kuko ababwira ngo ugiye gusenga, cya gihe wari uri gusambana, ugiye gusenga n'uburyo wari wasinze, ugiye gusenga n'uburyo byari byakujabutse, ndakubwira ngo hagararaho. Ibuka ko Imana ikeneye intambwe yawe imwe gusa, utera uyisanga. Wikumva ayo majwi Satani akohereza ahaguca intege, agusubiza inyuma, bwira Imana ati Mana nyibuka, ndengera, haleluya, nubwo naguye mu byaha mbabarire, ndagukeneye, nkeneye kuryamana nawe Yesu, nkeneye kumva ijwi ryawe, nkeneye kongera guhishurirwa nawe, nkeneye gukorwa ku maso nawe, nkeneye, haleluya, nkeneye kumva ijwi ryawe rimpumuriza, nkeneye ko nkurwa ivata nawe hehe mu kanwa. Imana ishimwe cyane. Ni iby'ingenzi, ni iby'agaciro. Erega mureke mbabwire ikindi, mu mateka y'abami ndetse n'abatware, buriya mu bwami bwa Sawuli bwarangwagamo n'amadayimoni menshi cyane, ndetse n'imizimu myinshi cyane ikanamutesha umutwe. Imana ishimwe. Mu by'ukuri yashakaga umuti mu badokiteri ukabura, agashakira umuti mu banyabwenge ukabura, ngo ariko ngo Dawidi yaba ahageze n'inanga ye y'igikenyeri, ngo yatangira kuramya no guhimbaza Imana, haleluya, ngo imyuka mibi igahunga. Niko indirimbo yambwiye, haleluya. Dawidi we yari umwana mutoya, nta nubwo yarazi neza fixema y'ibyo yararimo, ariko kuko yarazi ko kuramya Imana bihesha umugisha ubikora, kuko yarazi ko kuramya Imana bikingura amarembo yarafunzwe. Sawuli yaravugaga ati mwihute munshakire ka kana. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko Dawidi nubwo yari umwana muto, ngo ariko yarasengaga, haleluya, imyuka mibi ikibwiriza igahunga. Uyu mwanya wumvaga ko byanze, wumvaga ko byatinze, fata umwanya usenge. Ibyanze gufunguka 2023, 24 bikananirana, na mbere yaho Imana yambwiye ngo noneho uyu mwaka birashoboka. Birashoboka bya bindi abantu bavuze ko ntaho uzigeza. Birashoboka bya bindi abantu bavuze ko utazivana kuri ka gatebe. Birashoboka ko abavuze ko utazava mu bupangaye. Birashoboka ko abavuze ko ubuzima bwawe uzakorera rubanda. Birashoboka ko noneho wakwikorera. Birashoboka ko watura mu nzu yawe. Birashoboka ko wava mu gutega ukagira imodoka yawe. Birashoboka ko wava, haleluya, ku gisuzuguriro ukicarana n'abakomeye. Ijambo ryambwiye ngo kuko umwami Imana izantabara, haleluya, nta mpamvu yo kumwara, nta mpamvu yo gukorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane. Yesaya 5:4 ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya, bareke bazicure zizabica ubwabo, bareke bakugambanire, aho bashaka kugushyira bazahisanga ubwabo, kuko ijambo riravuze ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Wowe senga Imana, kora ibyo ukwiriye gukora, ubikore neza nk'umukristo, ubikore ku gihe, utuje Imana izakugirira neza. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko ujya ubura amagambo agufasha mu gihe cy'urugamba. Soma Yeremiya 3:3 umurongo waho wa 3. Ntabaza, haleluya, ntabaza ndagutabara, haleluya, ntabaza ndagutabara, nkwereke ibintu bikomeye biruhije utabasha kumenya. Bya bindi byari bihishwe, bya bindi utamenya, bya bindi utatekerezaga, bya bindi bijya bigutungura. Tabaza Yesu, tabaza Uwiteka abiguhishurire mbere y'igihe, kugira ngo ubone uko uhagarara hehe mu rugamba. Ndakwifuriza umwaka w'umugisha. Imana ijya kumpereza izina ry'uyu mwaka, yambwiye ko uyu mwaka ari umwaka w'imbaraga, ari umwaka w'umugisha. Izina ryawo nuko ari umwaka tuzarenga imbibi. Imana ishimwe cyane. Ni umwaka tuzarenga imbibi, ni umwaka tuzinjira muri ya miharuro y'imigisha yacu. Ni umwaka tuzicara dushima Imana, ni umwaka tuzicara tunezeregwe Imana. Ntiwumve ijambo umugisha, umugisha uva ku muruho. Imana ishimwe cyane.
nubona urugamba runini kuri wowe uzitega umusaruro uzavamo, ntuzacike intege ahubwo uzakomere, uzikomeze, uzahangane paka kugera ugeze kuri cya kindi Imana ivuganye nawe ko bishoboka, bya bindi bakubwiye ko bidashoboka, ko byemera bya bindi bakubwiye ko nta mahirwe. Swate bavuga ko utize, yenda bavuga ko udafite utaboneye, utagaragara, bavuga ko udashyitse igihagararo cyawe kitamacinga, oya bareke. Dawidi ajya gutoranywa muri bene se niwe wari insuzugurwa muri bo, arangije aba umwami ayobora Isirayeli imyaka 40. Ndashaka kukubwira ko ukureshya n'ukungana kose Imana iragukunda kandi gufiteho gahunda nziza. Nukuri Imana igufiteho gahunda nziza. Reka dusenge Imana, ntihagire ibiguca intege, ntihagire ibikuvana mu mwuka, ntihagire ibikwicira iyereka. Isaha y'Imana yigeze, Imana irakora. Jackie murabizi yajyaga yirirwa yirahira umuhanda, ariko isaha yo gukizwa igeze, nguyu mu rusengero arimo avuga imirimo n'ibitangaza, umwuka wera mukozeho amarira, haleluya, aratemba. DJ Brian ejo bundi arimo yihana ati ngewe icya 10 numvaga ntakwiriye kugihereza umushumba, ariko nawe afunga imigisha ye. Yongeye kumva ko Imana ikora naho ibyamukomerekeje byarange, naho byaba bigihari Imana irakora, kuko nta cyenda guhindura izina ry'Imana. Aravuga ati sinzongera na rimwe ubuzima bwanjye gutanga icya 10, kubera ko hari icyo cyakoraga ku buzima bwe. Ese ko Brian DJ Brian ko ahurira n'Imana mu cya 10? Jackie akaba ahuriye na Kirisitu muri ribu, avuyeyo rwose pe, agarukiye Imana, ariko avuye gufata impanuro muri ribu. Ese nawe ushaka kugaruka ari uko wageze mu maboko ya yombi? Ushaka kugaruka ari uko wamanjije guhomba? Oya, Umunyarwanda yaravuze ngo umutima w'umuntu niwo wimenya uwawo mubabaro. Hari uburyo uhanganye, hari uburyo urimo kubabara, hari uburyo urimo kubona ikirere cyafunzwe, hari uburyo urimo kubona imigisha yarangiye. Tabaza Yesu kandi yiteguye kugutabara. Ndagira dusengane, ndagira ngo dusengane, kubera ko kukubwira amagambo menshi siyaza kugufasha, ahubwo ni kukwibutsa ko Yesu agihari. Ateze amaboko ngo aguhe umugisha, ateze amaboko ngo akugirire neza, ateze amaboko ngo akurengere. Aharaho se wabasha gusuhuza umutima wawe ukibuka icyo wumvaga wari waragomeyeho Imana, aho ntiwakoraga neza nka DJ Brian wari wararetse, uyu munsi ukaba ushobora kugaruka ngo ukore cya kindi. Haleluya. Imana mwajyaga muhuriramo wongera ugikore. Yenda kwari ugusura abarwayi, ongera ufate uwo mubyizi jyayo. Yenda ni igikoma wabashyiraga, gitegure ukibashyire. Hari impamvu nyinshi zatuma ushima Imana. Mwene data nshuti mukundwa, iyo ugeze mu bitaro, iyo ugeze ku irimbi, hariya n'ahantu habiri hakwereka ko umuntu ari ubusa. Ubundi ahangaha mu buzima busanzwe hari igihe ujya gusanga ugasanga umukira arimo arashwana n'undi, ngwe wana ngo warandengereye kabisa, ngo pariseri yanjye ngo dore yageraga aha, ngo ubundi ngo blone ngo yari iteye aha, ngo sinza abayiranduye, ngo kandi ngo niweho wayiranduye, ngo ugamije kundengera. Undi ati nzubaka inzu ibahiga mwese, nzajya mbareba nicaye iwanjye. Kubera iki? Ni agahigo k'iki k'amafaranga. Ariko sha Imana izi ubwenge, uzarebe ku iherezo rya byose. Rusororo cyangwa hari hepfo za Rwaza, hariya za Rukinanyana, buri wese barapima. Buri wese barapima. De ni metero imwe gutya, ntibayikurengereza imwe. Mbere zari 2, ubu noneho yabaye 1 n'igice. Bakujyana kure ku maziki ko byarangiye n'ubundi. Kandi hariya buri wese nta uvuga ati yewe nge mfite ikofi bazigire 50. Oya, nta uvuga ati nari naraciye byinshi. Oya, uraryama ukagubwa neza kandi nta usakuriza undi. Nta nujya kuzana gitifu ngo yature. Oya, hari abantu baturanye mu mahoro, baturanye mu neza. None mwene data,
mw'iki gihe cyangwa se mw'iyi si y'amahitamo Imana ikiguhaye kongera kwitekerezaho, urimo uratekereza iki ugiye gukora muri uyu mwaka? Ni ayahe makosa wakosheje mu myaka ishize urimo utekereza ugiye gukosora muri uyu mwaka mushyashya dutangiye? Reka rero Imana yantumye kuguhesha umugisha, reka nguheshe umugisha. Imana igutuze mu mugisha wawe kandi ikuryamishe bugufi bw'amafaranga kugira ngo utazanambuka ukayivaho. Imana iguhereze ibikwiriye bizatuma utayihakana. Imana izagukiza agasuzuguro wasuzuguwe n'abanzi bawe kose. Imana iguhereza imbaraga zimira izindi. Imana iguhereza umugisha nka wa wundi yahaye Yabesi. Imana ikwagurira imbago kandi Imana iguhereza ubwami nk'uko yabuhaye Dawidi. Imana yongere ihagurutse imbaraga muri wowe, urubyaro rwawe izaruha umugisha. Yesaya 5:13 haranditswe ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi mu gihugu. Imana ishimwe cyane. Rero komera, shikama kandi wongere umubano wawe n'Imana, ibindi zabikora. Hari principe ebyiri ngira ngo nguhereze uzagenderaho wowe unkurikiye aka kanya. Mbere na mbere pfukama usenga Imana, uyishimire ko waramutse cyangwa ko wiriwe amahoro. Kabiri, usabwe kugira ikintu ukora kikwinjiriza, kigufasha kubaho, kigufasha gukemura ibibazo bya buri munsi byawe. Imana iguha umugisha, Imana ikwimane mu maso y'abarozi, Imana ikurinda imbaraga za nyabingi n'iza ryangombe, Imana iguhuze n'amaraso ya Kristo, Imana ikuyoboze umwuka wayo wera, kandi Imana ikuzuze byose. Reka dusenge. Nawe aho uri wongere wibuke kuko umwami Imana azagutabara. Ibyari bigutsikamije bigutera ubwoba, bigutera isoni, birangire bishire mu izina rya Yesu. Mana, ndagushimye kuri umukozi w'umuhanga. Ntabwo ujya ubeshya kandi uri Imana y'amahoro. Nukuri Satani yajyaga dutwaza igitugu cyo kuduca intege, atwibutsa ahacu hashije, atwibutsa intege nke twagize, atwibutsa ibyaha byakoze. Ariko ijambo ryawe ridukoze ku mutima, ritwibutsa kugutabaza, ritwibutsa kukwiringira. Natwe turagarutse, ubuzima bwacu turabuguhaye, ubutunzi bwacu turabuguhaye, imiryango yacu turayiguhaye, inzira ziducamo turaziguhaye, ngo utuyobore kuko aribwo tuzasohoza uyu mwaka amahoro. Mu izina no mu mbaraga zawe Yesu, amen. Amena. Rero reka mbabwire ngo shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe, amahoro y'Imana bagote, amahoro y'Imana barinde, amahoro y'Imana basigasire mu rugendo no mu rugamba rwose murimo kunyuramo rwa misi yose. Amen, amen.